navuye aho tujya muri vacances tujya mu rugo ngeze turasenga nkuko twari dusanzwe dusenga ngira ababyeyi banjye ntago ndongere kuza gukora ku kimenyetso cy'umusaraba kuko hari undi mwami nakiriye umwami wanjye umukiza w'ubugingo bwanjye hari irindi sengesho ngishije gusenga cyakora twasenga data wa twese uri mu ijuru tugafatanya ariko twavuga ishapure ndakuramutsa Mariya ibyo ntago nari nkibivuga kuko numvaga hari irindi sengesho umwami yarashyize mu mutima wanjye. Ikaze kuri mwese kuri Vision TV ndagarutse ndi Clement Bajyamahe nanone turagarutse hamwe n'umushumba tugiye kuganira aje kutuganiriza ku buhamya bwe. Revera Pasiteri Mama Solange afite ubuhamya tugiye gukora mu episode kubera ko ubuhamya bwe bugenda bwinspira cyangwa se bwagiraho buvana urubyiruko bagiraho uko aho bwubaka ahubatse bwagira umurongo butanga mu bujyanama bw'abapasiteri abakozi b'Imana. Tumufite hano rero hamwe natwe muri Peace Joy TV tugushimira ko ukomeje kubana natwe. Ndi Clement Bajyamahe nkuko musanzwe mumenyereye mushumba turakwakiriye cyane kuri Peace Joy TV muraho neza. Murakomeye murakoze cyane kunyakira mwakira abantu neza. Okay. Customer care yacu ubona imeze neza? Ni ijana ku ijana imeze neza cyane kandi tuzarangira n'abandi kugira ngo babagane mubakire neza. Okay. Umunsi imbere tuzajya tugira n'udukombe twandi turimo ikawa irimo n'amata y'inshyushyu kwariso Peace Joy TV. Niko bimeze. Udukombe turadukeneye. Hanyuma rero nkuko tuva mu bwiza tujya mu bundi twagize amahirwe yo kubana nawe namwe yamaze muri Arizona hariya muri Amerika tugufite i Kigali ariko ntabwo twabura kubaza kugira ngo ugire testimony cyangwa se ubuhamya utanga ku buzima bwawe mu rwego kugira ngo urubyiruko wanyuzemo n'abaye urubyiruko uri umubyeyi uri mama nanone bazajya bibira kubonye ari bwo bwa mbere ariko n'ubuhamya bwawe bushingiye duke tugire mu byiciro n'ubuhamya part 1 ukiri muto wabayeho gute uri umukobwa byagenze gute muri make uko ubitwara turabyakira ariko mu minota runaka reka tuguha umwanya w'ijambo usuza abadukurikiye ubibwire bushyashya hanyuma utwinjire mu buhamya ugenda utusangiza uko urugendo wagenze igice cya mbere byabaye. Ikaze. Murakoze cyane kubadukurikiye ahangaha ni kuri Peace Joy TV twongeye kubahereza ikaze. Amazina yanjye nitwa Reverend Pastor Solange Habineza ndi umubyeyi ufite abahungu babiri. Umuhungu wanjye mukuru yitwa Joshua Habineza, umuhungu wa kabiri akitwa Lanene Habineza. Aba nibo abana b'umubiri Imana yampaye ariko ngira abana benshi cyane bo mu mwuka nkagira n'umutware umwe witwa Dr. Bishop Habineza. Mbere yuko nakomeza kugira ngo mbabwire igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye nkiri umwana uko nabyirutse nuko nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, reka abadukurikiye bose abari mu Rwanda abari mu bihugu byo hanze Burayi, Amerika, Canada, Oceania, Australia tubanze twiragiza Imana kuko nyangira ijambo rivuga ngo mbere na mbere Imana. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu turagushimye kandi tugushyize hejuru uri mwiza ubereye mwiza kuri naragutegereza bose. Ndagushimye kuko uri Imana ifite umugambi ku buzima bwacu kandi umugambi wawe ku buzima bwacu no kugira ngo tugirire neza. Ndagushimye kuko ndiho kandi kuba narakumenye ukambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Izina ryawe nirishimye kandi ibyo nifuriza n'abantu bose badukurikiye kugira ngo uhindure ubuzima bwa benshi abababaye abihebye abarira mwami bahereze kugira ngo babashe kukwakira babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Urakoze kuraduha ibihe byiza ukadufasha ntabari njyewe ahubwo izina ryawe riba ari ryo uzubane nanjye. Ndasenze kugira ngo uzafungura televiziyo akumva ubuhamya buzamufashe buzageraho umukura naho umugeza. Urakoze kuri kumwe natwe kandi ko kutugirira neza mu izina rya Yesu amen. Imana y'amahoro ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndashaka kugira ngo mbahereze igice cya mbere cy'ubuhamya bwanjye uko nabayeho uko nakuze uko nasusurutse kugeza uyu munsi wa none. Ndatanga igice kimwe
nzabahereza n'ikindi gice cya kabiri cy'ubuzima bwanjye, uko nashatse urugo, hanyuma nzabahereza n'ikindi gice cya gatatu cy'ubuzima bwanjye, uko ninjiye mu muhamagaro. Uyu munsi wa none ndashaka kubabwira uko nabyirutse n'uko nakiriye Yesu Kristo akambera umwami n'umukiza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nk'uko nababwiye, nitwa Reverend Pastor Solange Habineza, utuye mu mugabane wa Amerika, ariko ku bambonye ubwa mbere ntabwo navukiye mu mugabane wa Amerika, navukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu kagari kitwa Gatebe, mu murenge wa Rugerero hitwaga Muhira, mu karere ka Rubavu, mu ntara y'Iburengerazuba. Ababyeyi banjye, papa wanjye yitwaga Karemera Jean Bosco, abantu benshi bari bamuzi mu ntara y'Iburengerazuba, bamwitaga Kanyamigezi kuko yakoraga ibintu by'amazi mu gihugu cyose. Ntago akiriho, Imana yaramwisubije mu mwaka w'ibihumbi 2005, hari mu kwezi kwa 10 ku itariki 21. Ntago uyu munsi nshobora kuzawibagirwa kuko nasobanukiwe neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yatashye atarwaye, yari amaze igihe arwaye, ariko Imana yajyaga ingenderera mu nzozi ikanyereka ko igiye kumwisubiza. Ikintu cyanejeje ku buzima bw'umubyeyi wanjye ni uko ajya gupfa yavuze ijambo ryatunejeje. Bwa mbere atubwiye ati, ndabona igihe cyane cyo kuva mu mubiri kigiye kugera, ntimuzarire. Aravuga ngo Yezu ndaje unyakire. Rimwe arongera bisubiramo bwa kabiri, arongera bisubiramo bwa gatatu, arasinzira. Ubu rero we yararuhutse, kandi natwe twifuza kugira ngo Imana izatugeze aho ari. Umubyeyi wanjye mama yitwa Mukandinda Marie Agnes, we tubana mu mugabane wa Amerika muri Phoenix, Arizona. Ni umukobwa rero wa gatanu mu bana mama yabyaye. Twavutse turi abana 8, ariko turiho turi abana 5. Muri abo bana 5 ndi umwana wa 5 mu mbyaro mama yabyaye. 2 bo turabizi neza ko bitabye Imana, bapfuye, kandi bombi bapfuye. Umwe yitwaga Clement, yavuye muri uno mubiri, yapfuye yishwe n'inkuba. N'undi yitwaga Clementine, nawe yishwe n'inkuba ari ku ishuri. Undi wa gatatu wakurikiragaho yitwaga Gatabazi Innocent. Twaraburanye mu bihe by'intambara mu mwaka wa 1994, duhunga kuko twe dutuye ku Nyundo nkuko nababwiye. We yahunze ajya muri Kongo, twe ntabwo twigeze duhunga ngo tuve mu gihugu cy'u Rwanda, twagumye mu Rwanda kuva rero mu mwaka wa 1994 kugeza uyu munsi wa none. Gatabazi Innocent wari uzi ku izina rya Kimasa, akunda gukina umupira cyane. Ntabwo tubizi niba yaravuye mu mubiri, nta nubwo tubizi niba akiriho kuko twaraburanye. Ntabwo twabashije kumenya neza ubuhamya bwe, niba yarapfuye niba akiriho ntabwo tubizi. Ubwo Imana niyo ibizi, ariko muransenga buri gihe ngo niba akiriho Imana izongere gutuma duhura. Navukiye mu muryango wa Gikristo, umuryango w'Abakatolike. Papa na mama wanjye bari Abakatolike, ariko ari umuryango ukunda Imana. Ni umuryango wadutoje gusenga, udutoza umuco, udutoza n'ikinyabupfura. Ababyeyi bacu rero badutoje gusenga cyane, kuko iminsi yose mbere yuko tujya kuryama twafataga umwanya tugasenga. Hari umunsi nakundaga cyane, umunsi wo kuwa 5, kandi n'ubu ngubu uwo munsi ndawukunda. Mu muryango wanjye umunsi wo kuwa 5 twakundaga gusenga. Twarangiza gusenga ababyeyi bacu bakajya kudutembereza tugasohoka. Nshimira ababyeyi bambyaye, nshimira ababyeyi bandeze, kuko banyigishije ikintu cyitwa kwikunda, banyigishije ikintu cyitwa ngo icyo nshoboye kuba nabasha kwiha, cyangwa se icyo nshoboye kuba nabasha kwigezaho sinkakifuza. Niko papa yakundaga kutubwira ati, bana banjye icyo mubona mushoboye kuba mwakwikorera mujye mugikora. Uwo niwo muryango rero navukiyemo, wadutoje gusenga, dutoza kwikunda, kandi dutoza no kwegerana cyane. Gusohoka baradusohokanaga bakadutembereza aho hitwa kwa Nyanja, bakadutembereza kuri Serena, niko hitwaga icyo gihe. N'ahazahari hoteli Regina, badutembereje mu birunga n'ahandi hatandukanye. Ni umuryango warangwaga n'ibyishimo, kandi na n'uyu munsi wa none niko turi. Badutoje gukundana nk'abavandimwe.
rero umuryango wanjye nk'uko nababwiye wari umuryango wa gikristo, batwigishaga gusenga cyane kandi bakadutoza gukunda Imana. Nakuze nzi yuko nzaba umubikira, ntabwo najyaga nsiba misa cyane, ntabwo nakundaga gusiba misa kenshi. Iminsi myinshi nakundaga kujya mu misa nkiri umwana, hariya kuri katedrali ya Nyundo ku bahazi, twarazindukaga kare buri gitondo tukajya mu misa tugataha. Nabayeho nkunda gusenga. Twagiye dukora imirimo myinshi, hari igihe habaga isakramento ry'ukarisiya, nari mu bana bajyaga batera indabo ku isakramento, no mu bana muri ba bana bajya batamba babyina mu kiliziya, naho narahabaye. Igihe cyo kujya kwiga rero kigeze, mukuru wanjye yagiye kwiga, nanjye numva ntasigara mu rugo ndamukurikira, ntangira ishuri. Imyaka yanjye yo kwiga itari yagera, noneho abamaseri bahigishaga baravuga ngo nanjye ngo nibandeke nigire mu ishuri. Ndagenda njya mu ishuri niga ntanditswe, ariko Imana ko yampaye ubwenge bwinshi ngira amanota menshi, bituma nkomeza gukurikirana ishuri gutyo nigana na mukuru wanjye, ndakomeza nigishwa n'ababikira. Nigishijwe n'ababikira muri primaire, ndabakunda. Nakundaga ukuntu ababikira bambara ivara, nkabona bibabereye cyane, nkabona ni byiza, nkabona ni beza, nkumva nanjye nifuje kuzaba umubikira, kandi nanjye numvaga ubuzima bwanjye bwose nziha Imana kuko nakundaga Imana. Mu bwana bwanjye no mu mikurire yanjye nari mfite ikibazo nabahoraga nibaza, narabuze umuntu wakinsubiza. Nageraga ku ishuri nabazaga ababikira banyigishaga, ariko ko dusenga hakaba hariho Imana, Imana ituye he? Imana iba he? Imana yo yaremwe nandi? Ugasanga baransubije Imana iba mu ijuru. Ntisi ijuru ryo riherereye, kumva nifuza kumenya iryo juru aho riherereye. Ariko noneho ikibazo kivuga ngo Imana yo yaremwe nande, ikomoka hehe? Babisobanurira, nkumva sinzi ukuntu biri, nkumva sinzi ukuntu bimeze. Noneho ngira umutwaro wo kugira ngo nzamenye ngo Imana iba hehe. Imana ishimwe. Ndashaka kugira ngo abantu badukurikiye muri ubu buhamya tukiri aho ngaho, muze gusoma ahantu handitse muri Zefaniya ibice 3 ku murongo wa 17, havuga ngo Imana iba muri twe. Ntabwo narasobanukiwe neza ko Imana iba muri twebwe. Imana iba muri twe, niko iryo jambo ry'Imana rivuga ngo kandi izatwishimana iririmba inezerewe. Rero ndashimira Imana ko uyu munsi wa none naje gusobanukirwa ko Imana ituye muri twebwe. Byabaye urugendo rurerure, ndakomeza ndiga, ndakomeza ndasenga, nkomeza gushaka Imana no kumenya aho Imana iri, aho Imana iherereye. Ariko Imana kuva nyiri umwana mutoya hari impano Imana yampaye yitwa impano yo kurota. Na n'ubu ngubu iyo mpano ndacyayigira. Nakundaga kurota cyane. Papa yajyaga arwara diabete, najyaga amenya igihe azagera mu bitaro, nkabirota nkamubwira papa mufunge varize neza rero kuko nabonye ujya mu bitaro. Ndibuka bwa mbere bimubwira yarasetse, ngo uyu mwana arimo aravuga ibiki. Navuga papa narose uri mu bitaro. Buracya koko biraba, ajya mu bitaro. Yajyaga akunda kugira crise za asima ndetse n'amadiabete. Nkomeza kwa muri ubwo buzima, niga primaire ndayirangiza, igihe kiragera noneho rero njya kwiga tronkome, njya kwiga ahantu bita Ishogwe Igitarama. Aho ngaho niho nahuriye n'Imana, mbasha gusobanukirwa neza Imana icyo ari cyo, nuko Imana itwifuzaho, n'iki Imana ishaka ko twabasha gukora. Imana y'amahoro ishimwe, kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Mbere ko mbabwira uburyo nahuye n'Imana, hari ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 29 murongo wa 11, handitse ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, kugira ngo mbareme umutima w'ibizababaho w'ibizaza, kuko ndabakunda. Imana y'amahoro ishimwe, kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Subi inyuma gato, nabyirutse ndi umwana ukunda abantu cyane kandi ukunda gukina n'abandi. Nakundaga gukorera muri groupe, kuvuga gukorana n'abandi.
njya nshima Imana ko ntigeze ndwana, abana bajya barwana ariko njye uwo mwuka wo kurwana ntiwigeze umbaho. Nabonaga abantu bagiye kurwana mba sinzi ukuntu bimeze, nkumva birababaje ngahunga nkigendera. Ariko hari ibindi bintu nabyo byandangaga bitari byiza. Ababyeyi mujya mukunda kwigisha abana, mubegere, mubatoze, mumenye n'imico yabo. Nagiraga umujinya mwinshi cyane, nararakaraga cyane. Iyo umuntu yandakazaga naragendaga nkareba nk'umwenda mwiza mu myenda mfite nkaba nawuca, cyangwa se nkareba mu nkweto urukweto rwiza mfite nkafata umukasi nkanyuzamo cyangwa se urwembe, ubwo nyine bakamenya ko Solange narakaye. Ariko nyuma y'ibyo byose n'ubundi ngasenga, ntabwo nari nzi ko umuntu asaba Imana imbabazi z'ibyaha yakoze, kuko twega aho twabyirukiye n'aho twakuriye n'imisengere twatozwaga ibyo kuvuga ngo umuntu arabanza ajye gusenga asaba Imana imbabazi agire gute. Ibyo ngibyo ntago byabaga birimo. Nari umwana waranzwe no gukunda kwambara imyenda y'imyeru, narayikundaga cyane. Iyo nambaraga umwenda w'umweru numvaga rwose nguwe neza. Irindi bara nakundaga mu buzima bwanjye kandi n'ubu nkunda ni ibara ry'ubururu risobanura amahoro. Numvaga nishimye nkumva nguwe neza. Muri karagiteri zanjye numvaga ko kujya mu bantu cyangwa se kujya mu misa ntambaye umwenda mushyashya, ntambaye inkweto nziza, bitanakunda ko njya gusenga. Ntago sintekereze ko iyo umuntu agiye imbere y'Imana si ngombwa kujyana imyenda. Mbwire n'abantu bajya bavuga ngo ntabwo turi bujye gusenga, ngo nta myenda myiza dufite. Oya, naje gusobanukirwa neza ko Imana itagireba imyenda, itagireba ibyo ngibyo. Nkurikije ubuzima navukiyemo n'ubuzima nabayemo, najyaga mbona abaturanyi banjye hari ubuzima butameze neza cyane barimo, ariko abantu babaga mu buzima bubi cyane nabwo ntabwo nabyiyumvishaga, ntabwo nabitekerezaga. Kubera ko gusenga kwanjye narasengaga nkasenga uko bisanzwe, ariko maze kujya muri Tronkome aho nababwiye Ishogwe, nabonaga abana basenga bagasenga bafite ibyifuzo byinshi cyane. None ngavuga nese wa Mana we, njyeweho ndagusenga icyifuzo ndagusaba ni igiki? Nabonaga nta cyifuzo mfite ndi bubwire Imana. Nta kibazo cya minervari nari mfite icyo gihe, kuko iyo najyaga ku ishuri bamerezaga na argent de poche, ahubwo animatrice wayambikiraga akambaza atese ko amafaranga wazanye ku ishuri utigeze uyakoresha. Najyaga nsubira mu rugo niyo mafaranga nkiyafite. Ariko naje kugenda asobanukirwa ko abantu bataha mu buzima bumwe, kuko waraho nahasanze hari abana bazaga ku ishuri wenda bamwe batazanye matera, cyangwa se abandi batazanye amashuka, ugasanga umunyeshuri yazanye ishuka imwe, cyangwa se yaje ku ishuri adafite indobo. Nkabireba nkumva sindi kubisobanukirwa neza, ariko ubwo hari icyo Imana yari ishaka kunyigisha. Ndakomeza ndasenga, ndakomeza nkunda Imana. Nakundaga guceceka cyane, ntabwo nakundaga kuvuga, naritegerezaga gusa. Ariko kugira ngo mvuge kikaba ikibazo, nkitegereza nkanariza nkabika mu mutima wanjye. Abanyeshuri barankunda ku ishuri kuko nari ingeso nziza kandi nitonda, ariko mu ishuri hari utundi tuntu nagiraga. Ntabwo nakundaga kugira ngo umunyeshuri anyambarire umwenda. Iyo umunyeshuri abaga yanyambariye umwenda, numvaga uwo mwenda ntazongera kuwukoza ku mubiri, narawumuhariraga nkamubwira rwose nta kibazo, ni gift nguhaye. Noneho umunsi umwe nza kubikorera umwana twiganaga, biramubabaza cyane, biramurakaza, kubera ko twega iwacu ntabwo bari baradutoje kwambarana, kuko umwana bamutozaga kwambara imyenda ye n'undi akambariye, nta n'umwana wambaranaga n'undi. Ariko nkomeza kuba muri ubwo buzima ku ishuri, nkagenda no observa, ntangira gusobanukirwa ko abantu bajya baba mu buzima busa nkaho butandukanye, kuko ubuzima nari naravukiyemo nubwo nagiye nkuriramo nabonaga ari ubuzima bwiza cyane. Ko twege papa hano yakoraga, yakunze gukorana n'abazungu b'abataliyani, bakundaga kudusura cyane tugasohoka. Mbese numvaga ko ubuzima abantu baba babamo biba byaremeye, ntazi ko hariho ukundi kuntu kuba biba bimeze. Nkomeza kubana n'Imana, nkomeza gusenga, ariko cya kibazo kivuga ngo mbese Imana iherereye hehe, Imana ituye he, Imana imeze ite, Imana isa gute, icyo kibazo nakibazaga buri munsi. Umunsi umwe rero turi muri dortoir tugiye kuryama, abanyeshuri twabanaga muri dortoir baririmba indirimbo, ndumva ari ya korali Hoziyana, ivuga ngo mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo.
ngo hari umunsi ngo marayika w'Imana azahamagara amazina, ngo mbese nawe izina ryawe rizaba ryanditswemo. Ntago mfite ijwi ryo kuririmba cyane, ariko wenda nshobora kwibutsa abantu iyo ndirimbo bakaba bayibuka. Iravuga ngo mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo. Mwami wanjye, ndumva nifuza kumenya ko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Ntavuga si iki gitabo cyo ni igitabo bwoko ki. Noneho ahantu navuga ngo hakoze ku mutima cyane hagatuma Imana ingenderera, naho iyo korale Hoziyana yaririmbye ku gice kivuga ngo kumenywa n'abakristo cyane ngo ntacyo byamarira, ngo kuba namenywa na pasiteri ngo nabyo ntacyo byamarira, ngo ahubwo icyo ukuri gifite umumaro ngo nuko izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gitabo cy'ubugingo sinari nkizi, ntawari waranyigishije ko icyo gitabo cy'ubugingo ngo naho umuntu yakora imirimo myinshi cyane, ngo akamenywa n'abantu benshi, ngo akabwiriza cyane, ngo akamenyekana, ngo agahanura cyane, ngo ariko izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo ntacyo byaba bimaze. Ntega amatwi numva iyo ndirimbo, ndangije njya kuryama. Urumva nari nsanzwe mfite ikibazo kivuga ngo mbese ubundi Imana yaturemye yo isite, iherereye he, ibahe, icyama nkayireba nkayimenya, nkamenya uko iri n'uko imeze, nayibaza ikibazo kimwe. Noneho hakubitiyeho n'ikindi kivuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gitabo se kandi cyo gisa gite? Icyo gitabo se kandi cyo kimeze gite? Ndetse icyo gitabo se abacyanditswemo bameze bate? Ndisengera nk'uko byari bisanzwe, navugaga ishapure cyangwa se nkavuga ndakuramutsa Mariya cyangwa avuga dawe uri mu ijuru. Hari irindi sengesho twakundaga gusenga cyane rivuga ngo wubaha Imana data wa twese, twarangiza tugasenga uko tubyumva, ukabwira Imana uko ubyumva n'ibyo yifuzaho, kuko nibyo twari twaratojwe. Iryo joro rya mbere ijoro ry'umugisha, ariko rimbera n'ijoro ry'ihurizo. Nagiye kuryama ntekereza noneho cya gitabo cy'ubugingo. Igitabo cy'ubugingo ni igitabo kimeze gite? Ni igitabo gisa gite? Imana ishimwe, nababwiye ngo nkiri umwana n'ubundi ndakundaga kurota, Imana ikanganiriza mu nzozi, n'ubu ngubu iyo mpano ndayifite. Nagiye kuryama iryo joro, ikintu nibuka nagiye kubona, nabonye umunsi w'imperuka wageze. Mbona iki kirere cyo hejuru, atmosfere tubona ishwanyitsemo kabiri, nkajya mbona umuriro mwinshi cyane uva hejuru ukamanuka. Uwo muriro wagagwa imbere yanjye, ukagwa inyuma yanjye, ukagwa mu mpande zanjye zombi, ariko ntiwigeze ukoraho. Ubwo nyine uko nababwiye ko navukiye ku Nyundo, nakuriye ku Nyundo, nasengeye muri katedrali yo ku Nyundo cyane. Nagiye kubona mbona ndaho twari dutuye kera ku Nyundo, kuko niho twari dutuye mbere y'intambara. Nyuma y'intambara twaje kwimuka dutura ahitwa muri Mahoko, ariko kuko ku Nyundo ariho nabaye cyane niho nabonaga ndi. Noneho ngo ngiye kubona ngo numva ngo induru nyinshi cyane, ngo abantu barimo baraboroga, ngo barimo bahunga, ngo bavuga ngo turapfuye. Noneho nanjye ndavuga ni ntabwo ndakomeza kuguma aho dutuye, reka nirukanke mpungire mu kiliziya uyu muriro utantwika. Ngo ndiruka ndagenda ngera ku kiliziya. Noneho ngo ngeze mu kiliziya imbere naho nsanga ntago byoroshye, nsanga abantu barimo kurira, nsanga bamwe bari gusohoka, nsanga abandi bari kwinjira. Hari ahantu hari amasikariye tuzamuka tujya kuri katedrale ya Nyundo, abantu bamwe bagwaga aho ngaho, bamwe bagakandagira. Rwari uruvunge rw'abantu benshi, abantu biruka, abandi bamanuka, abantu bavuza induru, bamwe bari kuvuga ngo abantu bacu twababuze, abandi bati twabashatse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngiye kubona rero ngo ndi aho ngaho ku kiliziya cyo ku Nyundo, ngo mbona umwana muto cyane, ameze nk'umwana uri kumera amenyo munini, amamagara mu izina. Kandi nabonaga uwo mwana ashobora kuba hari asa n'utavuga. Ngo amamagara mu izina, ngo arambwira ngo Solange ni Karame, ngo nawe nutihana uyu muriro uragutwika, uzarimbukana n'abandi. None ngo ndamubaza ngo none se ndihana iki? Njyewe ujya mu misa buri munsi, ntago njya nsiba misa, ndasenga, ntago ndwana nk'abandi bana, ndihana iki?
nta muntu ngewe wigeze nzanira Bibiliya nk'uko abantu bajya babwiriza Bibiliya ngo aze kumbwiriza, cyangwa se ngo mbe narafunguye YouTube ngo numveho ijambo ry'Imana. Oya, nabwirijwe n'Imana Data wa twese n'Umwana na Mwuka Wera ndi mu nzozi, mbonye ndose izo nzozi z'umunsi w'imperuka. Noneho wa mwana ndamubaza, ntese nzajya kurimbuka ko ntawe ntuka, ko nta n'ikindi cyaha nzi nakoze iki? Arambwira ati hari ibyaha ufite nawe bizakurimbura. Ati icyambere, ugira umujinya mwinshi cyane, nutihana uwo mujinya Imana uhora wibaza ngo ibahe, Imana uhora wibaza ngo iherereye, Imana uhora wibaza ngo isagute, ntuzabasha kuyibona, nta nubwo uzatura aho iri. Icya kabiri, atugira ubwibone bwakurenze. Namenye ijambo bwibone mu nzozi, nta muntu wigeze anyigisha ubwibone kuko nta nubwo nzi ngo ubwibone ni ibiki. Atugira ubwibone bwakurenze. Iyo ushaka kujya gusenga ubanza kureba ku nkweto, ubanza kureba ku myenda, mbese banza iyo myenda yawe ariyo ujya kwerekana mu kiliziya. Namubaza, none se ubwo nkora iki mbigenze nte? Nuko ugomba kwihana ubwo bwibone, ukihana uwo mujinya, ukihana uburakari, ukihana gutukana. Urumva abantu bose baratukana, cyane urubyiruko, abana n'ibindi byose. ni Imana nikugenderera ibyo izakwemeza ukwiriye kureka, ukwiriye kwihana ukabireka, ukakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nibwo uzabasha guturana n'Imana uhora wibaza ngo ituye he, iherereye he. Ati kuko Imana iba imbere mu mutima wawe, ariko mu mutima wawe harimo umujinya, harimo ubwibone, harimo uburakari. Ntabwo Imana yakwinjira mu mutima wawe, ahubwo urabanza ukuremo ibyo byose biri mu mutima wawe, uce bugufi, noneho wemere Imana iture mu mutima wawe. Umwana ahita agenda. Mu gihe wa mwana agiye, ikintu nagiye kubona mbona wa muriro ukomeje kumanuka, ukagwa imbere yanjye, ukagwa inyuma, mu mpande zose. Njye ntabwo umuriro wabashije kungwa. Naranyura aho ngaho kuri iyo kiliziya yo ku Nyundo, naje gutekereza ni hari urundi rusengero duturanye narwo rw'abapantekote rwayobowe n'umugabo witwa Pasiteri Damascene. Reka nze ngende njyeyo, ndabona ahantu hari umuborogo mwinshi cyane, ndebeho uko biri n'uko bimeze. Naho ndagenda ngo ngezeyo, nsanga ngo abakristo bamwe bagiye, ngo abandi basigaye, nsanga abapasiteri bamwe bagiye, abandi basigaye, nsanga abaririmbyi bamwe bagiye, naho nsanga ni umuborogo, nsanga ibintu ntibyoroshye. Naho nanyuraga hose muri izo nzozi mu nzira, nsanga abantu bari kurira, nsanga bikomeye. Noneho mu gihe mpagaze aho ndi kwibaza, noneho wa mwana we ngiye gukora iki? Mbona wa mwana n'ubundi narose mu nzozi arongera aragarutse, arambwira ngo Solange rero ngo hari igihe abantu bazashaka kwihana igihe cyarangiye batari bwihane. Ati iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo wihane. Ati ibi ngibi byose uri kubona, impanda y'Imana izabaho, izavuga. Abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bajyanwe mu bwami bw'Imana. Abakijijwe nibo bazabasha kuyumva, ngo kuko iyo mpanda abantu batazayumvisha amatwi, itazasonera kuri telefone, nta kundi kuntu umuntu azayumva, ngo ahubwo wa mutima umuntu yatujemo Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza, impanda y'Imana nivuga tuzayumvira mu mitima yacu. Noneho abuzuye Mwuka Wera nabo abazamure basanganira umwami wacu. Numva n'ihurizo, numva Mwuka Wera, sinzi ibyo ari byo. Numva ibyo kuvuga ngo kwinjiza Yesu Kristo mu mutima wanjye, nabyo simbisobanukiwe, bimbera isosi, bimbera nk'ubugari, nyoberwa ibyo ari byo. Ndavuga ntese Mana ibi ni iki? Ndakangutse mfite ubwoba, umutima wandenze, nikoraho numve ko ndi muzima, nkora ku mutwe, nkora ku maso, numva ndi muzima. Ndakanguka mu gitondo, ndakaraba ngo njye mu ishuri, ariko ishuri sinaryizi kuko iyo mwarimu yarigishaga wamurira ukanza imbere mu maso. Nshaka icyo ndakora ndakibura. Hari abanyeshuri twiganaga muri interna, Imana ishime ko n'uwo mu mama kiriho, yitwa Honorine, atuye Gitarama. n'ubundi naramusanze mu gitondo murotorera inzozi narose, we yigaga hejuru yanjye. Ndamubwira, arambwira ati Solange rero uri ingeso nziza, tujya tukwitegereza tukagukunda, tukabonera ingeso nziza. Ati twebwe twagize umutwaro wo kugusengera, turavuga ngo Imana iguhaye agakiza, na ngeso nziza ufite. Kuko najyaga njya ku ishuri nabona umwana utagira indabo nkamuha iyanjye nkajya gushaka indi,
kumva ntibibaho, nkumva ntibishobora, ngo se byagenze gute kugira ngo umwana ababyeyi bamwohereze ku ishuri batamuhaye ibikoresho. Ariko nibwo nashe gusobanukirwa ko Imana ntabwo igereza abantu ubushobozi bungana. Ntabwo nahise ngizwa ako kanya, ariko na wa muriro nawo ntiwanyoroheye kumva mu maso. Mwarimu yarigishaga, sinumvaga ibyo mwarimu yigisha. Najya kuryama wa muriro nkawubona, nagenda wa muriro nkawubona, ijwi rikanzaho, nutihana ntabwo uzabona umwami Imana, iyo Mana wibaza uko bizagenda. Noneho umunsi umwe ku ishuri hajyaga haba ibintu bakoraga, habaga ibyo bita rajepura, ibindi byo banza byibagiwe, ukuntu abanyeshuri bagendaga bakajya gusenga kwa gatandatu mu gitondo. Ndagenda njya mu iteraniro njya gusenga, noneho ngiye gusenga baravuga ngo mbese ninde bashaka kwihana. Ntabwo namenye igihe nahagurukiye, naragenda haguruka ndapfukama mbwira Imana mu mutima bya byaha byose wa mwana yambwiye, baransengera. Bamaze kunsengera mva aho ngaho mfashe umugambi wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi mva aho ngaho niyemeje guhinduka. Ariko noneho ndaho ngaho ndimo nsenga sobanukirwa yuko ibibazo ari urw'ibigeragezo, saba Imana imbaraga. Ndebwira ngo Mana, ikintu cya mbere ngusabye uzandinde kureba ko umwana w'umuntu uwo ari we wese, yaba ari pasiteri, yaba ari apotre, yaba ari bishopu, kuko nawe umuntu ni umuntu. Ndaho ngaho nza gusobanukirwa ko ngiye kunyura mu ntambara nyinshi n'urugamba rutoroshye. Mbwira Imana ngo Mana uzampa imbaraga. Saba Imana ngo Mana, nkunda kuririmba uzanshoboze kuririmba. Nongera ndabwira ngo kandi nkunda gusenga uzanshoboze gusenga. Navuye aho tujya muri vacances, tujya mu rugo, ngeze turasenga nkuko twari dusanzwe dusenga. Ngira ababyeyi banjye ntabwo ndongere kuza gukora ku kimenyetso cy'umusaraba, kuko hari undi mwami nakiriye, umwami wanjye, umukiza w'ubugingo bwanjye. Hari irindi sengesho ngishije gusenga, cyakora twasenga Data wa twese uri mu ijuru tugafatanya, ariko twavuga ishapure, ndakuramutsa Mariya, ibyo ntabwo nari nkibivuga, kuko numvaga hari irindi sengesho umwami yarashyize mu mutima wanjye. Ntabwo byanyoroheye rero kumenya Imana. Ababyeyi byarabayobeye, bati umwana byamugendekeye gute, umwana yasaze, umwana yagiye muri babarokore. Ndageragezwa nkura n'ibitoroshye, nkajya nkubitwa kubera gusenga. Ariko mama akajya abwira papa ati mureke, niba iyo ariyo Mana ahisemo gukorera mureke. Ariko ndashaka kugira ngo mbwire abarokore bakizwa bagasigaza ibyaha, ntibakizwe neza bazibira abandi. Nabwiye ngo papa yarashinzwe ibintu by'amazi, bubakishaga ibigega ahantu hatandukanye. Yakoraga umushinga wa ERC, nawusanze no muri Amerika. Yari afite umumanaja wamanagingaga amasima n'ibindi w'umurokore. Yaragendaga bya bintu byose akabyiba, basubira kuri tere bakabibura. Umubyeyi wanjye yarababara ati umwana wanjye buriya agiye muri bariya abantu, nataho umujura azaba indaya ntaziga. Biza kuba ibintu birebire, ariko Imana ibigenza neza, irakomeza iramfasha, nitwara neza muri ubwo buzima. Nkomeza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi nkomeza gusenga Imana, biza kugenda neza. Birakomeza, habamo urugamba rwinshi cyane, kubera nakirijwe aho ngaho muri Toronkome Igitarama. Ababyeyi banjye baje kunkura kuri icyo kigo, baravuga ati katugukure, wagiye muri ba basazi, turakwimura tugushyire ku kigo kiri hafi kitwegereye kugira ngo tubone uko tugukurikirana neza, utazaba ikirara, utazagira ukundi kuntu witwara. Bankura aho Ishogwe nigaga, banjyana ku kigo cyari kitwegereye iwacu cyitwa Apefoke mu Kanama. Ndahiga, nkomeza gusenga Imana, ntibyoroha. Nagiye niga, nkiga ibice, bakambwira bati tugwanishije kuba uretse kwiga kugira ngo wenda harebe ko nabivamo. Ariko nakomeza ngasenga, nkiga igihembwe kimwe, icya kabiri n'icya gatatu simbashe kukiga neza. Nkajya ku ishuri ngiye gukora ibizamini gusa, amasomo yo hagati ntarayize. Ariko maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mu ishuri ntabwo haraho narageze ndagabanukirwa, nkajya ngira amanota atari meza cyane, nkatsinda ibindi ariko imibare ikananira. Ariko nibuka umunsi nakijijwe, nakoze ikizamini cy'imibare ngira amanota 30/30. Mwarimu arambwira ngo nta kuntu byashoboka ko Solange yagira no manota, ngo nundi muntu wamukore. Arongera nsubizamo ikizamini ndetse ampereza ikindi, nundi nacyo ndagitsinda. Narangije arambwira ngo ndashaka kuganira nawe.
haleluya. Iyo tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, atugirira neza. Twasoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 29:11 havuga ngo nzi ibyo nibwira kubagira ko ari byiza. Ntabwo Imana igikoze isoni umuntu wayakiriye neza. Mwarimu anyegereye arambaza ngo byagenze bite, uri mu bana batatu bagiraga amanota y'inyuma, we byakugendekeye? Nambwira ni mwari, ntihari undi mwami nakiriye, ntinakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nkimara kumwakira rero ntiyongeye kuryama nijoro, mpita ndota ibizamini byose mwateguye nkayibona nijoro mu nzozi, naza ngakora ikizamini kandi ngatsinda. Imana ishimwe. Ndashaka kugira ngo nkubwire wowe utari wakira Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwakire, kuko numara kumwakira hari bizahinduka mu bugingo bwawe. Numara kumwakira hari ibyo uzasobanukirwa. Numara kumwakira ibikuriza n'ibikubabaza n'ibikugerageza uzasobanukirwa impamvu yabyo. Ndashaka kugira ngo cumbikire igice cya mbere cy'ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Nzababwira icyo gice cya kabiri nzatangirira ku muhamagaro, nyuma yo gukizwa, intambara n'ibigeragezo nahuye nabyo, amazina niswe nayo. Bene data, muri uru rugendo hari igihe ndagira ngo nkubwire ko Imana yateguye umwarimu ku buzima bwawe. Pasiteri wawe yakubera umwarimu, muririmbyi mugenzi wawe yakubera umwarimu, ariko ntiducike intege, kuko ibyo umwami Imana yagambiriye ku buzima bwacu bizabasha gusohora. Nize bitoroshye kubera kumenya Imana, ariko Imana twamenye ntabwo igikoze umuntu isoni. Ndibuka ko nagiye mu wa gatandatu, nshobora kuba nisigaje nk'ibihembwe 2 hari cyangwa igihembwe n'igice. Igihembwe cya mbere n'icya kabiri sinakize, ariko nabonye amanota meza, mbona diplome nziza. Ariho papa yambohorera avuga ati mwana wanjye, Imana usenga ndayibonye, uzajya kuvuga ubutumwa i Burayi. Imana yangejejeho narabuvuze. Uzajya kuvuga ubutumwa muri Amerika. Bishoboka ko hari kuba n'amasezerano yo kugira ngo nzajye muri Amerika. Ari amagambo umubyeyi wanjye yanyatuyeho kubera ko yabonye ko nakomeje muri ino nzira. Ndangirije ku ijambo rivuga ngo kwihangana gutera kunesha. Iyo tumaze kwakira umwami Yesu Kristo ngo tubere umwami n'umukiza, intambara ziba nyinshi n'ibigeragezo ngo dusubire inyuma, ariko ntusubire inyuma. Mwami Yesu aragukunda. Tugiye gusenga Imana. We wakurikiranye ubu buhamya, ndagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uwo kukugirira neza. Ntucike intege, ntusubire inyuma. Ibyo umwami Imana yagambiriye ku buzima bwawe bitarasohora, akadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimye ko wanyimenyekanishije ukanshoboza kukwakira ukambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndagushimye kuko wankuye mu byaha ukangirira neza, ukampamagarira kugukorera. Bene data, buri bwumva ubu buhamya baho umugisha kandi ubagirire neza. Hari abagifite intambara mu mitima yabo y'amadini ndetse n'ibindi, ariko uri Imana igenderera umwana w'umuntu ukamuyobora inzira akwiriye gukurikira n'iyo akwiriye kunyuramo. Nakuze nzi yuko nzaba maseri nkaba umubikira, ariko we wari uzi yuko nzaba umupasiteri ngakora umurimo wawe. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo Data, mu izina rya Yesu Kristo, ufungure imitima y'ubwoko bwawe. Uhagaze ku rugi urakomanga, abantu nibumva bagafungura imitima yabo uzinjira. Urakoze nyakubahwa ku mwanya mwiza uduhaye. Kameramani umuha umugisha, abanyamakuru baha umugisha, mu izina rya Yesu. Uzumva iki kiganiro kizamufashe, kizagira kimukuragiye naho kimugeza. Uri Imana ishobora byose, kandi umugambi wawe ku buzima bwacu ni mwiza. Komeza kudufasha muri byose no kutugirira neza, mu izina rya Yesu, amen.